Ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe inama 10 zigenewe umuntu waguze incubator cyangwa se umuntu ugiye gutangira umushinga wa incubator. Incubator ni imashini zituraga amagi nkuko twabyigiye hamwe mu masomo yagiye atambuka. Reka uyu munsi turebere hamwe inama 10 zigenewe wowe waguze incubator cyangwa se wowe ushaka gutangira umushinga wo kujya uturagisha amagi cyangwa se kujya uvukisha amagi akavamo inkoko ukazorora cyangwa se ukazigurisha. Hari inama 10 z'ingenzi ukwiriye kumva muri iki kiganiro, niyo mpamvu ukwiriye kucyumva kugeza kirangiye. Ngeretwa Biza Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu mwanya wo kuba wakora subscribe kandi like na ikaze. Incubator rero ni imashini zituraga amagi nkuko twabwiye byigiye hamwe mu biganiro byatambutse. Ukeneye imashini ituraga amagi wanyandikira kuri nimero cyangwa se ukamamagara kuri nimero nababwiye mu biganiro byatambutse. Isomo rya mbere ukwiriye kwiga niba ugiye gukora umushinga wa incubator cyangwa se kugura imashini ituraga amagi ukajya uyavukisha izo nkoko ukazorora cyangwa se ukanazigurisha. Hari inama 10 ukeneye. Inama ya mbere, menya uburyo incubator ikora. Icyo nicyo kintu cya mbere uba ukwiriye kwitaho niba uri umuntu ushaka gushora amafaranga cyangwa se ushaka kugura izi mashini zituraga amagi. By'umwihariko iyo tumaze kuyikugurisha tukwigisha imikorere yabyo yose. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyangwa se ni amasomo y'ingenzi ukeneye kumenya mu mikorere ya incubator. Niba ushaka gukora uyu mushinga ugomba kumenya imikorere yose ya incubator, ariko twebwe iyo tumaze kugurisha iyi mashini byose turabigusobanurira neza cyane. Ugomba kumenya imikorere ya incubator, uburyo ubushyuhe bugenda buhinduka, ubuhehere, uburyo ikorwa, uburyo byose bigenda nyine, uburyo bayikoresha, uburyo amagi akurwamo, uburyo abavukisha amagi, uburyo ubushyuhe bugenda buhinduka, uburyo inkoko zikurwa mu bishishwa by'amagi. Byose ni ibintu ugomba kumenyaho ubumenyi. Niyo mpamvu twebwe iyo tumaze kugurisha incubator ibi byose turabigusobanurira neza cyane. Isomo rya kabiri, hitamo amagi meza cyane. Niba uje gukoresha incubator cyangwa se ugiye kuyigura ugomba guhitamo amagi meza cyane. Amagi yaturutse ku nkoko zidafite indwara, amagi yaturutse ku nkoko zibaho ubuzima bwiza, ndetse amagi aturutse ku nkoko zibana n'amasake, ku buryo ayo magi ari amagi nyine abanguriye, kuko inkoko zibana n'amasake nizo zibasha kugira amagi abanguriye, ndetse ayo magi akaba atamaze igihe kinini atewe. Nibura amagi atarengeje iminsi 7 cyangwa se yakabya cyane akaba atarengeje iminsi 14, ayo magi niyo ashobora kuba yavamo inkoko neza cyane ataguteje ibihombo byo kuba amwe yaba amahuri. Niyo mpamvu ugomba gukoresha amagi meza kandi amagi atamaze igihe kinini, kandi amagi yaturutse ku nkoko nziza zifite igikuriro z'ubwoko bwiza cyangwa se z'ubwoko wifuza kororaho, ndetse ayo magi akaba atamaze n'igihe kinini. Iri naryo ni isomo rya kabiri ugomba kuzirikana niba ugiye gukoresha izi mashini za incubator. Ku mwanya wa gatatu, tegura neza isoko ry'icyo ukeneye cyangwa se isoko ry'icyo ushaka kuba wacuruza. Niba witegura kujya ugurisha inkoko cyangwa se witegura kujya ugurisha amagi, ibyo byose ni ibintu ugomba gutekerezaho. Ariko ku bantu mugura incubator akenshi baba bagamije kuvukisha inkoko nyinshi cyane bakazorora cyangwa se bakazigurisha abandi borozi. Ibyo byose rero ni ibintu ugomba gutekerezaho neza cyane, ukamenya ngo inkoko zawe niba ugamije kuzorora uzajya uzivukisha uzorore, cyangwa se niba ugamije kuzigurisha hari abakiriya uzajya uhita uzihereza, ku buryo zitazajya zimara igihe kinini utarazibonera abakiriya. Ikintu kijyanye n'isoko nacyo uba ugomba kugitekerezaho neza cyane. Ni ibintu by'ingenzi ukwiriye kuzirikana. Isomo rya kane, shaka abantu batanga amagi bizewe cyangwa se abasupplier. Abantu baguha amagi ukoresha muri incubator ugomba kuba ubafite kandi bizewe neza, ku buryo baguha amagi meza abanguriye kandi atamaze igihe kinini, kandi amagi yujuje amagarama asabwa. Ni ibintu by'ingenzi cyane ugomba kuzirikana. Amagi agomba kuba aturutse ku borozi wizeye neza, kandi ayo magi akaba atamaze igihe kinini atewe. Niyo mpamvu ugomba guhitamo abasupplier cyangwa se abantu bakuzanira amagi beza
kandi bizewe. Isomo rya gatanu, genzura isuku neza cyane. Incubator, iyi mashini igomba guhora isukuye neza cyane, ukirinda ko indwara, ivumbi cyangwa se undi mwanda wose ushobora kuba watuma hagira udukoko tuvuka mu gihe amagi ari guturagwa. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuba byagira ingaruka mu buryo amagi yawe azavukamo. Niyo mpamvu ugomba kugenzura neza isuku muri incubator cyangwa se mu mashini yawe. Niba umaze gukuramo inkoko za mbere zimaze kuvuka, ukayikorera isuku neza cyane mbere yuko ushyiramo andi magi, ubundi ukarya ugenzura neza cyane, ukajya ugenzura neza niba muri incubator buri gihe hahora hasukuye hasa neza cyane. Isomo rya gatandatu, shaka ubumenyi ku buryo bavura imishwi. Imishwi yavutse iza ifite intege nke cyane ku buryo hari ibikoresho byinshi bikenerwa. Hari ubushyuhe, hari uburyo imishwi imaze kuvuka bayiha ubushyuhe ndetse n'inkingo ziyifasha gukura neza cyane no kuyirinda gupfa. Ibyo byose ni ibintu ugomba kugiraho ubumenyi, uburyo imishwi ivurwa, uburyo imishwi ikingirwa. Ibyo byose n'uburyo imishwi ihabwa ubushyuhe bukomeye kugira ngo ibashe guhita igira amagara mazima, kuko imishwi iva mu gishishwa cy'igi itose cyane. Ibyo byose ni ibintu ugomba kugiraho ubumenyi. Isomo rya karindwi, genzura neza cyangwa se ubaze abacuruzi. Genzura neza uburyo amasoko ahagaze, ubundi ukore ubucuruzi bushyitse. Kora gahunda igezweho kandi uburyo uzajya ukora ubucuruzi bwawe cyangwa se iyi mashini, uburyo uzajya uyikoresha ugenzure neza, bibe ari ibintu bisobanutse neza cyane. Niba ari abantu wifuza gusapurayinga inkoko muri karitsiye aho utuye, cyangwa se niba ushaka kujya uhita uziyororera nyuma y'uko zivutse muri incubator, byose ni ibintu ugomba gukorera gahunda, ukabikorera inyigo igaragara neza cyane ku buryo iyi mashini izakugirira akamaro mu kuzamura ubworozi bwawe. Ibyo byose ni ibintu ugomba guhita uzirikana kandi ukabikorera inyigo nziza kandi inyigo nziza cyane. Isomo rya munani, cunga neza amashanyarazi cyangwa se umuriro w'amashanyarazi mu gihe uri kuvukisha inkoko zawe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Niba utuye ahantu umuriro uhora ugenda, ni ibintu bishobora kuba byagira ingaruka ku nkoko zawe zari kuvuka. Niba ukoresha umuriro w'amashanyarazi, ugomba kumenya ngo uyu muriro ntabwo ugenda igihe kinini, cyangwa se ukaba ufite uburyo bwo kwifashisha nka generator cyangwa se imirasire y'izuba mu gihe umuriro wagiye, kuko igihe umuriro ugiye akamara igihe kinini cyane bishobora kuba byatuma amagi amwe atavuka. Ugomba kumenya niba umuriro wagiye uburyo uzabyitwaramo, niba uzakoresha umuriro wa generator cyangwa se uzakoresha umuriro ku mirasire y'izuba, ariko ukamenya ngo umuriro ntabwo ukunda kugenda igihe kinini. Isomo rya 9, ugomba gukora ubukangurambaga cyangwa se kumenyekanisha ibikorwa byawe. Binyuze ku magrupe ya WhatsApp, ku ma Facebook, ku ma YouTube, ugomba kumenyekanisha ibikorwa byawe niba ushaka ko abantu benshi bamenya ibikorwa byawe, bityo ubworozi bwawe bugatera imbere, abantu benshi bakabumenya. Hano kuri Mukire TV natwe twagufasha gushaka abakiriya, tukwamamariza ibikorwa byawe bijyanye n'ubworozi bw'inkoko cyangwa se ubuhinzi. Ibyo byose ni ibintu twaganiraho neza cyane. Ugomba gukora igenamigambi ryo kumenyekanisha ibikorwa byawe neza cyane kugira ngo ujye uhorana abakiriya bahoraho. Isomo rya 10, ugomba kwiga neza uburyo abandi borozi babikora, ugomba kwigira ku bandi. Ugomba kugira amahugurwa ufata ku buhinzi n'ubworozi, kumenya uburyo abandi borozi babikora, ukajoininga amagrupe ya WhatsApp y'abantu baborozi, bityo ukagenda ugira izindi experience nyinshi zitandukanye. Uko ugomba guhora wiga nyine, guhora wiga umenya amakuru agezwe kuri buri kimwe, bityo nawe ugabasha kujya uzamura ubworozi bwawe neza cyane. Ugomba guhora kwiga nyine, kumenya amakuru agezweho ndetse ukigira ku bandi borozi bagenzi bawe. Aya ni amasomo 10 agenewe umuntu waguze incubator. Twebwe iyo tumaze kugurisha incubator, ibi byose turabigusobanurira neza cyane 5 kuri 5. Niba uri tayari ukeneye imashini yo kugura incubator, twandikire kuri WhatsApp 0788 38 31 68.